Yobu igice cya 7. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo? Uko umuretwa yifuza igicucu n'umukozi uko arindira ibihembo bye, niko nahawe amezi anguwe nabiho ibihembo, kandi nategekewe amajoro antera imiruho. Iyo ndyamye ndavuga nti buracya ryari ngo mbyuke? Mpora ndarangurika bugacya. Umubiri wanjye utwikiriwe n'inyo n'imvuvu, uruhu rwanjye ruriyasa rukava. Iminsi yanjye irihuta kurusha ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda, ishira ari nta byiringiro. Nyamuneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa, ijisho ryanjye ntirizongere kubona ibyiza ukundi. Ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona, amaso yawe azaba ndiho ariko sinzaba nkiriho. Uko igicucu cyeyuka kigashira, niko n'umanuka ajya ikuzimu atasubira kuzamuka ukundi. Ntazagaruka mu nzu y'ukundi, n'aho yari atuye ntihazongera kumumenya. Nicyo gitumye niyumanganya, mvuze mbitewe n'agahinda, ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Mbese ndi inyanja, cyangwa se ndi igikoko cyo mu nyanja, kugira ngo nkirireho abarinzi? Iyo mvuze n'uburiri bwanjye buzampumuriza, igisasiro cyanjye kizanyorohereza imiborogo, uherako ukankangisha inzozi, ukaneresha ubwoba ibyo neretswe, bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa, bikandutira guhora mururwa muri izo ngingo. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Umuntu ni iki cyatuma umukuza ukamwitaho, ukamugendera uko bukeye ntutuze kumugerageza? Uzirengagiza ryari kumozaho ijisho ukanyorohereza, nkabona ukomera amacandwe? Niba narakoze icyaha, weho nagutwaye iki murinzi w'abantu? Ni iki gituma ungira intego bigatuma ninanirwa? Kandi ni iki gituma utambabarira igicumuro cyanjye ngo umvaneho ikibi cyanjye? Kuko noneho ngiye kuryama mu mukungugu, nawe uzanshakana umwete cyane, ariko sinzaba nkiriho. Yobu igice cya 8. Biludadi w'umuhosha aherako aramusubiza, tuzahera he kuvuga utyo? Kandi uzagarukiriza he kuvuga amagambo ameze nk'umuyaga wa serwakira? Mbese Imana igoreka urubanza? Ishobora byose igoreka gukiranuka? Niba abana bawe bayicumuyeho, ikabatangana mu maboko y'ibi byabo, nushakana Imana umwete, ukinginga ishobora byose, iyaba wari uboneye kandi ugakiranuka, ni ukuri byatuma iguhugukira, igatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse. Nubwo itangira ryawe ryari rito, ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Ndakwinginze, baza b'ibihe bya kera, kandi wite ku byo base bishimikiraga. Erega turi abejo gusa, kandi ntacyo tuzi, kuko iminsi tumara muri iyi si ari igicucu gusa. Mbese abo ntibazakwigisha bakagutekerereza, bavuga amagambo bakuye mu mitima yabo? Urufunzo rwakurira ahadatose, cyangwa se urukangaga rwamera hatari amazi? Iyo rukiri rubisi ruracibwa, rubanziriza ibyatsi byose kuma. Niko inzira z'abibagirwa Imana bose zimeze, kandi ibyiringiro by'uhakana Imana bizashira. Kwizigira kwe kuzahera, ibyiringiro bye ni urutagangurwa. Yakwegamira inzu ye ariko ntiyahagarara, yayikomerezaho ariko ntiyagumaho. Atoshye ari ku zuba, amashami yasagambira mu murima we. Imizi ye iraranda mu kirundo, ishora mu nzu yubakishijwe amabuye. Nakurwaho yari ari, hazamwihakana hati sinigeze kukubona. Dore uwo ni wo munezero w'imigenzereze ye, kandi ku butaka hazashibuka abandi. Dore Imana ntizata umuntu w'intungane, kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Akanwa kawe izakuzuza ibitwenge, n'iminwa yawe izavuza impundu. Abakwanga bazambikwa isoni, kandi ihema ry'inkozi z'ibibi ntirizongera kubaho.